n'ubuhe ariko wayibyogera nande wituseka ndongora n'itungo ese ndongora itungo duseka ariko twimariye ese kuryamana mu rukundo ni ngombwa umuhungu agukunda igihe afashe decision ko ashaka gukunda wowe biterwa n'uri kubikorera uwo ari we hari igihe ukora ibintu byinshi no oya hari igihe ariko hari igihe ubikorera umuhungu nagukunda sibyo kandi nagutagize ukajya namwinginga ngo dukundane ukajya muha buri kintu cyose nyine n'iki wakora ngo wigarure umutima w'umuntu kugira ngo ukunde kandi birahari ibyo wakora mumbwire twagiye mwicare oya reka nkubwire yo ba urabona nuko batangiye baseka umuseka ariko nawe turi guseka nyine twakurikiye Aston iyi ni Aston TV show nasuwe abatumirwa bacu ni Oba na Sabine murakaza neza Oba njye nakwishimiye kandi nakoze Sabine urakaza neza kuri channel ya Aston nkuko mumenyereye nyine hari filime muri gukora ko mubizi y'umuntu yego turashaka kuyivugaho cyane cyane ndashaka kubaza neza ariko mutangiye mwibwira n'abantu dayenere kuvuga mutangiye mwibwira abadukurikiye ariko bari babivuze mwibwire neza n'amazina zanjye ntabwo ushaka kuyavuga kuyavuga ntabwo twagana kuyavuga ntiyavuge rero gega nihere ku giti yanjye ngiye amazina yanjye nitwa Rukundo Arno cyangwa se Shafi cyangwa se Gashugi cyangwa se Paul Jean Paul cyangwa se Jules cyangwa se Patrice cyangwa se Isu nkayishoka so cyangwa turimo iyo turi gukora ngo filime yitwa umuntu cyangwa se umuntu series so niyo mpamvu nyine wakoze kudutumira Nyagasani kumuza duhana umugisha thank you yego Sabine mwakurikira amazina y'ababyeyi nitwa Mushambukazi Delphine muri filime birananiye kuvuga muri filime ukina ameze bite wagize muri filime bimeze bite guys ni ibyishimo byinshi nuko nyine twibwire muri filime ngo bitwa nde nitwa Sabine nibyo twashakaga madamu wa Shafi karagaciye muri karagaciye none se Sabine ndashaka kubaza ibintu kimwe filime y'umuntu muri filime ukina kenshi urakaye ukaba uzi guseka cyane mu buzima busanzwe nasohokanye na Sheri mwasohokaye kuri channel yanjye okay bigeze bite arishimye ndanezerewe amen none se ndajya musobanurira iyo filime y'umuntu Shafi wayitekereje ute ko iremanye ubuhanga ikoranye ubuhanga buteye ubwoba filime y'umuntu harashize imyaka hafi nk'ine inyitegura ariko ntarayishyira mu bikorwa nyuma y'aho Gashugi irangiriye ya filime ko narayitangiye narayanditse biba ngombwa nyine mfata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ntegure filime yitwa umuntu so mu kuyitegura rero kurumva kuyandika imyaka ine narandikaga ngapozinga nkiga nkareba ibiri hanze ahangaha ibivugwa ibitrendinga uko ibintu bimeze nyine umuntu icyo ari cyo nyine muri rusange shaka kumenya ngo umuntu ni iki ariko mbura definition y'umuntu kuko muri rusange nsanga umuntu ni mugari kandi nsanga kuba wavuga umuntu utamuheza rero bituje n'ibyo nagiye mbona byinshi bitandukanye n'ibibera hanze ahangaha na situation y'ubuzima na struggle n'ibintu tubamo umunsi ku munsi nandika filime yitwa umuntu mu kwandika filime yitwa umuntu rero ntabwo byari byoroshye ariko nifuza ko byibuze twakorana n'abakinnyi bashyashya 90%. Turatangira aribwo Sabine yajemo hakazamo abamimi hakazamo abamiya hakazamo n'abandi batandukanye tutangira gukorana gutyo cyari igitekerezo cyatangiye kera ariko tutaragishyira mu bikorwa ariko ubu twagishyize mu bikorwa dukora filime yitwa umuntu ni filime nziza ni filime ikundwa n'abanyarwanda ntabwo natinya kuvuga ko iri muri filime nke muri iki gihugu zimeze neza zirebwa cyane zikunzwe zisa neza timu tekinike nziza abakinnyi beza story nziza byose byiza muri rusange so nicyo navugaho iyo filime wagira ngo wagiye kuyitegurira nko muri Miami muri Amerika wagira ngo wagiye ubanza ufata ubwenge ushaka kugira ujya nko muri vacances kuko ikoranye ubuhanga cyane pe nta nubwo nakumva neza ko ari wenyine wagira ni imitwe 10 yafatanyije nta bwenge yego nayanditse ngiye nyine ariko hari umutipe wigeze kuza ampereza idea ibitekerezo ibitekerezo ariko ntitwumvikana ndabona siko mayi igitekerezo nari mfite ibitekerezo byo gusoma cyane nkabandi busy fata filime ujye kuyidevelop kujya kuyidevelopa yiko ntabishakaga kwarukwandika ageze kuri episode 9 byabaye ngo koza episode 9 zose nzisenye
ntandika filime nyine uko numva kubitekereza ku giti cyanjye, ntangira filime bundi bushyashya nyikora kuriya, ariko ntabwo uvuga ngo ibitekerezo buriya kwandika filime biragora, kwandika filime biragora, ni filime yantwaye igihe, ni filime yantwaye umwanya, ni filime yangoye kwandika. So ariko navuga yuko nagize umugisha wenda abantu bakanayikunda, ko ni filime nziza ifite story nziza by the way. So nkuko bivuze nyine wayirebye nyine barakoze. Iyo filime ikoranye ubuhanga niyo yine nakunze mu isi no mu ijuru. Aho guhera nahere kuri filime yine nabanje gukunda. Mbese mbese ni ukuri niyo yine nicara nkireba nkakurikira. Wara izina ry'Imana. Ni izina ry'Imana. Muri filime zo mu Rwanda zakiniwe hanga mu Rwanda niyo filime umuntu rero. Kuva navuka niyo yine nabonye noneho. Ngo ni izina ry'Imana. Ni izina ry'Imana. Kuva navuka niyo filime yine maze kureba. Niyo filime yine nakujya kuvuga ku cyambere kigize cyanyuma cyagenze gute. Niyo filime niyo nitayeho. Kucyo yitayeho. No nabonyeho kwa kundi urana nk'iyo nanyira kiraga muri Gashugi nashaka kujya kureba aho nakiniye. Ntabwo nkunda filime cyane kuzireba, nakunda kuzagitinga kuzirangora. So narebye umuntu ndeba story ho amasegonda, mbonye ukuntu umuntu umuca inyuma mwembi mu rugo rwanyu, ntangira kuba interest iyi story kushaka kubiryosha. Ntangira no gufungura icyambere kugeza ku cyanyuma, kubyo nejo narebye ku gace ka 11 mbona story muri ho, mbona ndatarutse, mbona hari ibintu bindi ntabonye. Naheruka guri nshaka kwinjira mu nzu, ndavuga ko yashigiye kwinjira mu nzu harimo Sabine n'umukobwa wuzi umudamu. Ni iki kintu nshaka kuba ntorotse, reka nsubire inyuma gato ndebe aho akinjira mu nzu yabonye ati ko bishiduka warirutse bagufata nk'umujura. Urumva ntarayirebye no bwa mbere kuva navuka. Mugomba kungurira nyine mbwira Feto Village. Oya kabisa warayirebye. Narayirebye ndi umufana ukomeye. Kabisa umufana ukomeye. Urumva ko nishimiye no kuzayijyamo. Narakoze. Nawe warakoze. Niyo nishimiye kuzakina mugumva ko ndishimye kurenza ko nakina. Yesu wakoze iki? Muri Gashugi. Hagoze ikintu akoze ariko barase simora nkora. Oya icyo wakoze buriya kintu cyambere kamubwiye ikintu wakoze usanzwe udufasha. Wenda by'umwereko n'abantu batanabizo wenda muri kugushimira no kuri channel yawe. Niwe muntu muri filime zose nagiye nkora kuva kuri Gashugi kugeza ubu ngubu wampaye lokase kuva ntangira muri process nkora. Ni ibintu byo gushimira. Nta kintu wenda nabwo navuze naguhaye by'umwihariko, ariko ngiye gusaba umugisha ku Mana. Nta n'umwanzi wagutera turutsi wanjye, umutima mwiza n'urukundo wanyeretse nanjye nzabikwereka. Uri umwana mwiza pe. Impamvu ze ko ubwihariko kuri iyi filime umuntu nzi neza ko icyo gihe iwawe wari ufite umushyitsi uri mu cyumba kandi ukomeye. So uwo mushyitsi uri mu cyumba kandi ukomeye yari umuntu uvuye hanze. Nzi neza ko byabaye muravuga ati ntabwo mwakora kandi arimo uyu muntu. Byabaye ngoma ko umutwingingira musaba ati rero bano bantu bakeneye gukora kandi mu byari ibintu bigoye pe. Umuntu ari mu cyumba afite amavarizi menshi, amavarizi kugira ngo ya déplacer, ari umuntu uri mu cyumba kandi ari umuntu mu diaspora, biba ngombwa yuko arabyumva. Anje aramutwingingira ati bano bantu ni inshuti ndabafasha, sinzi nuko babigenza kadufasha, byaremeye. Nuvuga ngo mu kwemera kandi kiri cya kabiri episode ya mbere wenda abantu bayireba, episode ya mbere ni ya kabiri. Mu gihe abandi bashutinga harabonye numva bavuga ngo bakora episode wenda nk'eshatu ku munsi cyangwa enye. Twashutingaga kirya gihe episode ebyiri za mbere. Twazishutinze iminsi 2. Ni ukuvuga ngo ubirebye harimo amakoro nyine harimo umuvoma nyinshi mu cyumba, muri salo, muri koridoro, kandi uko ugenda zira muvoma zigenda zishutingwa niko ugenda wimura kamera, wimura amatara, usetinga. Ni ukuvuga ngo ko muvoma zari nyinshi byatumye dushutinga episode ebyiri mu minsi 2 kandi duhera mu gitondo saa 10 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Abantu benshi bategeza kandi udahagaze no kurya abakinnyi icyo gihe twafataga snacks, ntabwo twarya ibintu bisanzwe kugira ngo byibuze turebe ko ayo masaha byarangira no mutwe ko mubangamira. So icyo kintu byibuze ndakigushimiye muri rusange, waradufashije. Kandi comment ni nyinshi cyane, n'iki n'abareba benshi. Sabine tugiye kuri nawe watubwira urugendo rwawe na filime, uburyo watagiye ryari kugeza ubu nizihe filime wakinyemo. Murakoze. Urebye filime ntabwo nimazemo igihe kinini. Nitangiye vuba rwose, nta gihe ntacyo navuga ngo ni ntacyo. Gusa filime ndayikunda. Nkunda gukina muri filime. Iyo filime ya mbere wakinyemo? Iyo navuga ko ari nkaho ariyo ya mbere, ndumva hari iyindi nakinyemo ariyo yatumye menyana na Shafi. Iyo ngira ngo ntirasohoka. Ariko kuko rero yageze hanze niyo navuga ngo ni nkaho ariyo ya mbere. Ese muri abuhanga bwose n'ibyo wagitenga uri serious mu maso ubikura he kandi ari ubwa mbere ukinnye, ni gute ize yambara kuzikura he? Urumva iteka ikoze ikintu ukikurimo kandi ugikunze urabishobora. Yego. Ni byiza. Wumva uzaguma ugakina mpaka igihe cyose mbese wumva uzaza kwawe? Sha rwose pe
numva ndazikunda cyane nkunda gukina filime ndabikunda pe mba numva nzabikomeza uzi ko akantu wakinnye hari ahantu nabonye uri guca umugabo wawe umba inyuma n'umutipe za James sibyo kumuca kandi inyuma mu rugo rwawe mu buriri kaka ntabwo habuteye ubwoba kumva kandi nko mu buzima busanzwe igihe nawe ngira nditinyira abantu mu buzima busanzwe kandi akantu wakabonye uteye kuba yaciye umugabo we akajya guca inyuma na nk'umuntu uta James mu cyumba cyawe ni rumwe rw'umugabo we iyo batanze komantere ati wakira yawe utuca umugabo inyuma ntabwo ubona ari nk'ibintu biriyo byakira utiyobora baguciye nk'intege n'iki bakubwira ati wakoze amakosa urumva akenshi mu buzima busanzwe uhura n'abaguca intege ugahura n'abaguha paje kukubwira komereza aho ngaho ni byiza cyane ko n'ibintu tuba turi gukina ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi ni ibintu bibaho mu buzima yego akushaje musi yakwemeje oya wenda ari ikintu muravuze ngo nataka ari gutekereza ibintu bibiri nuko muhise muhava uyu mukobwa n'umwana mwiza Sabine n'umwana mwiza impamvu ngo yavuze ko akunda gukina filime mani niwe mukinnyi twagiye gukora numva ko azangura cyangwa azantengo sinkubeshye nta kizere ngufitiye ngewe tutangira impamvu nta kizere nari mugiriye no kuvuga ko twagiye gukorana muri projet mubwira imisi dushutinga namwe dushutinga kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu twakora icyumweru kimwe kindi tukaruhuka none ndabwa uzaboneka muzagerageza mboneke ntuzaboneka ko ugenda hari nyine kubera ko afite akazi akora kamubana ni umucuruzi arabizi wari gacuruza nashaka ze kubika cyangwa se umushoramari n'umunyamafaranga noneho nyine ntagira kumugira ikize dukora umunsi wa mbere wa kabiri hanyuma ari kuri telefone gukina gutya ibyo bintu mubigire gukina gutya mubyohereze ku modoka ibintu bitandukanye uyu munsi nzamukorera amajerwa uyu munsi nzamushobora tu ariko arambwira ati sorry nta kabazo kakabayemo ariko ni ibibazo ariko nta kibazo kindi gihari man inshuro kabiri turakora gatatu niwe muntu wageraga kuri tele bwa mbere man nta stress nta kintu nagushimira n'umwana mwiza pe nta kibazo cye n'abantu bashaka kumuha akazi shabazamuha akazi n'umuntu yitwara neza nje ntabwo mvugira umuntu gutyo ni umwana mwiza naho kuvuga ngo yaciye ngo James inyuma karakazi kandi mu byukuri n'abantu bajya kuvuga ngo Sabine ngo hari abantu bigeze gutera comment muri episode za mbere zibanza ngo Sabine ngo turamwanga ngo yaciye umugabo inyuma ariko nabo mutekereze mu byukuri wenda simbizo kubayeho buri mukobwa wese iyava akagera afite agahu kamuzengereje iyava akagera yaba ari sire afite akabwa ku ruhande ukwita akabwa simbizi nimba ari akabwa simbizi kamuzengereje ukaca hirya wakata kugaruka hino ariko ufite akantu kakuzengereje nawe rimwe mukunda ubwo akunda ko warabuze kugira hari ukuntu ufite umuhungu ukunda ukavuga ati uyu nguyu ndamukunda pe ariko kumureka sinamureka none ntitwabana ukaba uri mu rugo ntitwabana ariko sinamureka none uyu nguyu ni muri uwo mujyo uriya muhungu James rero bakundanye kera bakiri batoya benshi nabwo ati James rero igihe kirageze ndakuze ndeka njye kurongorwa aramubwira ngo reka ndongora tubane James ati rero njye ntabwo nakurongora rwose nta bushobozi ndagira urabona nta bushobozi nisi ni nta bushobozi uragira kuri gufite akazi waretse ibyibuzo ufite nanjye tugashyira muri ukandongora tukabana James ati wapi ati ngiye kwikora ubukwe ati genda niyubatse bikagenda neza James agarura bya bindi bye bya kera no kumubwira uturingushyo urukundo rwa hato na hato uyu nawe burya ngo agatoki kakombye gahora gahini nawe yumva ntiyahakana bakomeza gutyo mapenzi James ati okay nimba ubyanze rero ko uzajya ibyo wamenyereje ndagushyira hanze byaje kuma ngombwa rero ko atanamushyira hanze bisa kurangira mbafasha ibyo ngibyo ni ibintu byabayeho biraba ariko mu byukuri ntabwo navuga ngo n'uyu nguyu narenganya ni bya bintu rero bigomba kuba nyine muri rusange ubuzima busanzwe ariko ni story ibaho mu buzima busanzwe abashi bibaho nabonye mbona ni inkuru itwugarije nyine ngo nyinshi no kuzuba kandi guca umuntu inyuma Sabine niwe waciye umugabo inyuma ntabwo ari mushambokazi ibyo babitandukanye n'ibintu bibiri mushambokazi atandukanye nande Sabine umuntu inyuma ariko Sabine yamuciye kuko ni filime nyine byese ko filime wambaye indi character yego Sabine ufite umukunzi ivugisha kuri nimba ntari cyangwa abizi uko ntabyo nzi ufite umukunzi Sabine ufite umukunzi ufite umukunzi yego hariho Oba umugabo wanjye muri filime ndi kuvuga mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ni Cherise
yewe muzosanzwe subize mumvireho muzosanzwe niweshe oya turi aha ngaha rega ubundi Sabine shamukazi uraza mu buzima busanzwe bwawe rero uko bimeze ufite sheri yego ndamufite izina rye nibanga cyangwa oya nibanga Sabine nta musheri afite n'akajya babiri Sabine umwe cyo kuri kazahera kwishyuza ibya bindi nawe sheri afite abari kuri kamera batari kandidatire mfite umusheri batari kandidatire tubaye Sabine urabona ko umukobwa mwiza nawe nanyashira twakoze poroshe twagiye gukina filime afite umutipe wamubabasha muri iyo minsi birashaka mbaye wanjye twashwanye cyangwa se mwapfuye iki yire biba birebire ntabwo nabivuga ibyo bapfuye ntabwo se ntabwo makwiga ngo ntibishoboka birajya bugike kandi byakoze arabonye ndi muri ukwezi gushize aho we nabyo byaba ari n'ikibazo ariko nyine araho ngaho nyine arasamye natwe twese nta mushuri igira ese shaka utayi ndo ndagiye gucanga uri twabazaga Sabine dukomeze oya nawe subiza nta musheri ufite mfite Sabine musanzwe ni Sabine iyo twivuga tubabarira cyane twibamoje singuyu niberata tangariwe ni njyewe iwo wasanga ari nawe ni njyewe imana ishimwe abantu bakurikiye muramenya uyu kapo musanzwe ni kapo ntabwo nari biza ko turabimenye aha nakoze rero kusura mu YouTube channel yanjye ndumva iby'umuntu bimenyekanye byumvikanye abantu bose batarakora subscribe share like comment banyarukire ku muntu barebe filime abantu basubscribinze ku muntu bana subscribinga kuri Aston TV show kubera ko gusubscribinga ntacyo bisaba ngo misi mbere nzakina muzajya abantu babiri so ndashaka ko mukora subscribe na like na share na comment ikintu cya mbere cyihutirwa basubscribinge banarebe byose pana kubikora batareba babaca hejuru nanjye niciye nkareba no kunajyaga mu rero gusubscribinga nta kintu biya bisaba no kudonda aho gashyira no kuzura no kuri wamudufashije kandi twakwishima bazagufasha bizakunda anje kandi ibintu byawe birimo Imana amen sawa ryo gusenga ndiko gusenga pe gusenga uyu rero Aston imbere ajya yambwira ngo ngewe ngo witembere gusenga ngo ntibishobora gutunaza ibyo mu rusengero senga sinajyagayo yarasenga pe kwenda kwira amasho bambaye ukaza bwo hejuru bwo high heels byinshi bitandukanye cyo gusenga ariko umenye ko urasenga kandi n'umwana mwiza kandi ugira umutima mwiza igira Imana izakigura umugisha uri umwana mwiza pe sometimes abantu bakwibeshyaho bazi ko abantu nigeze ngana gusengura mu mukobwa ngo ni inshuti yawe ni inshuti yanjye kubera se ngo mubana mute ese kubera iki ko tubona ngo umuntu uri class ngo bwo hejuru ngo wiyumva ngo uyeme ndagashana umwana mwiza ari nahamba nyine babona nyine nko gusangira n'abantu iki nabo ugiraho defu nikubwire ugira ubuntu bwinshi butari na ngombwa ubuntu butiza urugi simvuze ko butiza urugi ariko dufata urugero sinjye kubwira cyangwa gusinya nyine kanyikubwira nashoboka anje ni wa muntu dufata urugero naravuze no muri kanongera nduvuga yeza mbima none mwimira anje bimiki byo kurya oya ntabwo njye mujyo anje dushobora kwicara tuba turimo dusangira nko wenda ngende umugabo we noneho akaba afite inzoga y'ihemero inzoga y'ihemero ni inzoga inywebwa no nyirurugo yego sinaragiye mu nyene urugero ngiye kuguha cyangwa se ufite mama wawe uri mu rugo bavuga ati ibi bintu bikorwa iyi nzoga ni y'abantu tuzakiza abashyitsi bazaza ku cyumweru gitaha mukamusura yabona anje uburyo mumeze na situation ukuntu ihari agahita afata ya nzoga ati none kiza byari ikindi munywesha n'amafaranga baramuhaye no kuvuga ngo we kuzajya kwishyura minerval abantu mwishime anje nyine wa muntu udashobora kubima ikintu agifite avuga ngo sakiriza byari ikindi burya ubu none tuvugomba kuvuga preza uko ufite intare tuzi namenye abantu ariko narihanyisha ntabwo wabishobora kwako niyo kamere yawe iyo utanga cyane n'Imana iragukubira shaka umukire babana kwera umukire aho nzaki anje niwe muntu tuziranye watunze wari miliyoni amasaha 3 ndabere bakunyene bazijya amasaha 2 cyangwa wari miliyoni amasaha 3 kandi unyurwa ikintu yiriyemo ndabeshye ejo ntabikuje amafaranga miliyoni igigenda kuganya amasaha 3 sito pre ariko na miliyoni makumyabiri bazijya amasaha anje niwe muntu watunze miliyoni 7 muri covid utazahano zivuye irakubeshyira
simigisha se Ange niwe muntu ufite amafaranga menshi uramenye neza abantu bansaba kandi narigize ariko nzayabona gusa uzi kwekonomiza ndabiha bimenya urabizi ubwenge ahubwo kuki atakurongora nacyumvise wagira ngo babyumvise subiza ubundi mwe cyita naya mwaye usase ki wowe nacyumvise nyine kubera utumba tubira mu kazi ubushaka kuvuga n'ibintu nagushindira nyine kubera iki yasetse azi impamvu nayivuze nawe urayizi njye niko nkunda guseka ni muramukazi wawe ntumubizi se tuzi iki ubwo atabizi nyine wimenye ni mu mweruri ese ndabeshye nahagira duha amazi Ange ubwo turayaba byari none ukuntu Ange ari inkuri iki se bivuge story kanje ariko ijambo zarega oya ibintu byawe iyo ufite ibintu by'umukunzi n'ubu ushaka ko hari umuntu ubyinjiramo ngo abimenye aba yigurutsa ntawe ngo ngewe ngo uyu mungu twashwanye wajya kubona ko bari kumwe mutazansenyera muri nawe wagusenyera muramenye nta sheri ufite sheri ntawe ufite bivura muri kamera ntawe ufite ibyo mukundi nivuga ntawe ufite se nangwe ngamubwira turi sheri iki nivuga ko nta sheri mfite nakwegera sheri ngamubwira ndi sheri sava nyine bivuga muri kamera ngo nta sheri ufite nawe izasho ubundi ushaka umusheri umeze gute icya mbere ufite amafaranga ni ngombwa ze inde ni ngombwa ufite amafaranga yese nzayashaka ntabwo akora n'umutima udafite amafaranga urayafite ubiva ngo uzayashaka ariko muri kamere yawe ntakunda n'umutima udafite amafaranga ubwawe urahenze usohokera ahantu hahenze urya ibintu bihenze unywa ibintu bihenze urara ahantu hahenze uba mu nzu ihenze abatabizi inzu ushutingiramo ni iya Ange ushutingiramo umuntu inzu ikiniramo ari kwa Oba ni ya Aston Ange uyu Aston ngaho mbwira uwo muntu wa muri iriya nzu imeze kuri ya etage siri to play ninde muhungu ushaka kumwigondera ngo amurongora ari imbeba ubwo ugiye gutuma rero nta musheri nzabona ntanzagumerwa oya ibintu bijya mu bindi uyu nguyu yari bese muri scolaire muri secondaire twabaye bakuru yararangiye yari bese muri scolaire yari amuri scolaire yande musaza yamujyanye na musaza byari twari bato nari nkuzi se hanyuma se nkabimenya gute ibyo ngibyo byanona naje kuguha inkuru nuko tuziranye abwira musaza dusubirane aho kandi mubana nako mu mirimo ubwo nawe arabayumva urabumva ndabyije ntabwo babana ariko barakundana nyine sinzi pe nyine sinzi ebo nyine kure nigera twikomereza tujya mu bintu twatandukiriye ikigo n'ureze kuri nyine sinzi nanjye ukuntu bigenze kancitse pe nayo ni kwihana ese ko wifata wowe n'amagambo yawe vuka ndeba no twarasezeranye nyine kancitse agucitse ntimubana ariko murasurana dukutaha mukora mutajya niho bivuze ntuzavuga amagambo menshi mukora mutaha ariko ugira terime gukora utazi icyo aricyo gukora utazi icyo aricyo gukora utaha ngira ngo ni ukuvuga nyine muri gukora ataha utaba ku ishuri utaba kujya gusura boyfriend wawe mukaryamanira iwe ugataha naho gusura mukaryamanira iwe ugataha kuryama se wamusura ugataha utaryamye ku buriri gukora utaha niyo terime gukora utaha aho unyizi nabi jewe vuga mari kuvuga ngo ni izina ry'Imana nk'umuntu usenga wasenze kuvuga ngo atari ko bisobanura ntabwo Imana yaza mu bintu by'imikino byo muri pastor TV show sinababwiye ariko ngaho ndebera kura kanuye amaso oya ntabwo wazana ibintu by'Imana mu bintu by'imikino ndabatuye mukaza mwitwara Imana mwebwe azari TV show arafashwe twigomeze twigendere tubwire ibindi bibazo twigendere mumbwire okay dukomeze kuri gashogi kuri Oba gashogi yararangiye Oba niki kintu kizima witeze muri umuntu kidasanzwe cyegerekeye n'ubutunzi cyangwa umusaruro ni iki aho wavuye kuri gashogi warabonye naho ntuzitangiriye umuntu niki kintu kiri difference kizaboneka abafana benshi
nta kindi mu rwego rw'ibifata iyo mbonye abafana babonye ibintu shaka kubona abantu egari ibintu iyo abantu baje ari benshi bakabwirana ngo hari filime nziza abantu nkamenyana nabo bandangira ibindi byaka byo kwamaza n'amafaranga ku ruhande ibyo rero ikibiho ahubwo bavuga ngo nakoze filime nzego ntibayireba ubwo nta bantu mfite uko mfite abantu no kuyireba egari n'amafaranga zinjira tuvuze mu minsi imbere tugomba gushaka kugikira imbere ngo iki nzakira nzaguha uzanyibagirwa oya mubona kwibagirwa ntabwo irimo n'izina ry'Imana n'Imana yo mu ijuru byumve n'inkwibagirwa umwana mwiza uzancamagwa ntabwo nakwibagirwa uri umwana mwiza kandi tubanye neza naho ubundi amafaranga tuzayabona ndabishyize be oya tuzayabona rwose cyane amafaranga azaboneka yizere tuzayabona buriya amabati aragurwa aragurwa cyane ahubwo abakiriya ntibazi ugomba nabivuze nyine abatazi business yakora ni umucuruzi afite inganda z'amabati baza bagura amabati bajya basagura amabati muri business autoporta maondre kandi meza adacuka akomeye ku giciro cyiza amaondre twabisubiramo autoporta amatore tuire cyangwa se amamate ya duherereye mu Kenya cy'ingandi Masoro murakaza neza murakoze uyu niwe muntu ugira amabati meza akomeye ahamagarwa n'abantu ba Rusizi ba Kongo ba Tanzania ba Kenya telefone ubu ngubu kugira ngo dukore ikiganiro hanga yari telefone irafunze kuranga umuntu w'umugabo n'umukire komeruka berisera ari hasi yazamuka n'umukire nagira umugisha no kugira umuntu ufite amabati ariko sara amabati ngo nanka pege mfite ikibanza cyane n'ibyo agaciro ushaka abaturage ikibanza bazibona ikibanza mbonye ikibanza byo amabati yaboneka murakoze kunsubiza kuri TV yanjye rwose ubu ngubu icyo tuzakora ni ukuzajya tuzamura filime yanjye ariko cyane urakoze nanjye ngiye kukubaza wakushinze Aston TV show niye mpamvu washinze Aston TV show wari ufitiye intego ufitiye papasi nibiki ufitiye abantu bagukurikira cyangwa se abantu bagukunda intego yanjye yari yo kwiteza imbere ku giti cyanjye iya kabiri yari yo kugira ngo njye mbasusurutsa mu mutwe tuvuga ku bintu biri hanze aha muri social media ibyabaye ku byamamare ibyo mu buzima busanzwe cyane cyane mu mafilime nkina nyine nko kuvuga filime zacu uburyo zigenda tukaganira mbega tugasusurukanya ntabwo tugasusurutsanya ntabwo nuza TV show ari kuzajya tugenda tuvuga ibintu bya politiki cyangwa se ibiki oya nibyo kuvuga muri social media byacitse entertainment habaye iki kana kagugeze gute umugore yamucitse uyu nguyu bamufasha abacinya umugabo ibintu ngibyo ibyo numazangana n'abantu cyangwa se mu buzima busanzwe uburyo nyine nk'iyi filime umuntu twavuga ibyo tuyibonamo ese ibyo bintu bibaho koko tukabisesengura kandi koko ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe tukagira inama y'uko tugomba kuba tutabikora kuko ari gucinya umugabo so ntabwo ko babibona muri filime ariko wenda muzamukora cyangwa tuzatubikora so nagira ngo tuzajye tuganira ibibaho mu buzima busanzwe cyangwa se kugira inama ndacyakomeza urakoze hari ibindi bitangazamakuru bikora nk'ibyo ukora byinshi byanakubanjirije ni icyo uzanye gituma tuzareba Aston TV show ukatwibagiza biriya bindi bitandukanye biriya bindi byamanje ni icyo ubona cyadushishikariza ku giti cyawe gukurikira we kurenza ko bakavugiraga abandi icyo nzanye rero buri wese agira agashya kiwe buri wese agira umwihariko wiwe umwihariko wawe ni uwuhe umwihariko wawe ibyo rero nande wituseka ndongora n'itungo ndetse ndongora n'itungo duseka none zari waguze kwazo kwazo nyine ubukigura mu seka nicyo cyonyine cyonyine oya hari n'ibindi urumva nzagerageza nyine baganirize mbahura mu mutwe kurenza abantu baganirize kuko ibyo bazabereka nanjye nzabibereka niba ari ukwereka kana kabyagenze gucyana bazaba bafite nayo icyo nzandenzaho ni ukubaruhura mu mutwe mukiseke none se yakumaza kaza kamatsiko ubundi mu byo kuri twe kutagira cyo ku ruhande uri ndongora n'itunga oya nawe ndongora n'itunga nawe mu izina rya Yesu yari muvi ko bivuga ko no muza usanga uri ndongora n'itunga ko ufite amafaranga ufite buri kimwe cyose ko umutipe washaka kurongora yakurongora ukanitunga nta muhungu wakusuzugura ariko nawe yitunga nkitunga nawe akitunga ntabwo ngo mutunge nawe nitunge nawe mutunge yego aho ngo nabikora why not akazana iki ubwo yazana iki azazana imari yiwe afite ayivanga mu yanjye afite imari yihese ko tutavuze imari azazanye nta myenda azafite n'ivarisi n'ibyo si imari rukoze ziyose uzabigeneye iki noneho ukitunga nawe akajya uca ku ruhande kwe ku buzima bwe nawe akajya gushakisha nawe nk'itunga ubona iyo ubura iyo varisi n'imyenda se imyenda niyo n'uwo muzamuza reka nawe hari igihe umushaka kumubura shafi
ujya ngo biroroshye kubona umuntu uza uzanye mari imyenda n'inuza hari abakwanje ni iki se ariko kuvuga ngo ndongana nitunga isundi rwa nose igira ngo mbikubye ngo tubane ngo we nkubye ngo tubane mfite amafaranga yanjye cyangwa ko wabyemera nagara nose bapfa kubwira ngo tubane ngira nkurongore amafaranga yawe ariko menya mfite access ya afasa ushaka kurongora mutesi jori wowe ese jori oya mutesi jori abivugiye ubwo navuze ko ari ikintu ushaka kuzagura mutesi jori ubwo ndongora ubwo nibyo ndongora none se Ange mu buzima busanzwe nk'umuhungu wakunda n'umuhungu wameze ute nazo utiye kwafasha turakuboneye tugaruka mubwite mwigude umuhungu umeze gute apparence cyangwa apparence physique appearance apparence physique ubwo cyera tukiri bato ubwo cyera tukiri bato reka kavuge byose ubu ngubu mbaje nakubwira ati nshaka umuhungu wenda w'igikara sibyo kuri njyewe umuhungu w'igikara singiye gutangira mu bintu wenda ngo uburebure cyangwa ubugufi uringaniye nyine wenda niyo twaturesha ariko ntamusumba kumusumba byo mabara bisa nabi ikindi ukunda Imana nyine wumva ko ubaha Imana hari n'umuntu mu by'ukuri udahora mu rusengero ariko yubaha Imana ubaha Imana kandi umutipe utari selfish wumva ko ikintu afite ari responsable yagiho copine cyangwa se bagisangira icyo kiravivuye umuhungu utari selfish bivuze ngo ni umuhungu ushobora kuba ahembwa nubwo yabahembwa make ariko azi muri make mfite ndi responsable ari responsable icyo cyakabe kiravivuye yego kindi umuntu ukunda abantu ukunda abantu none se ko mu buzima busanzwe aho abakobwa arigiye kenshi singewe tuvuga ngo ngewe nkeneye ntabonye umuhungu ufite etage cyane nk'umukobwa nkawe ufite ibyo ufite uzi ufite kuko urashobora umukobwa ushoboye ntabonye umuhungu ufite etage ntabonye umuhungu ufite imodoka nini ntabonye umuhungu ufite konti byibura ufite amafaranga ya naya we ibyo bintu ntabwo bigenderamo ndabigenderaho se ndize naramubonye ari yeye oya ntabwo byifuza ntabwo okay reka nkubwire umuntu n'undi mushaka ibintu yarabishatse ku giti cye ashaka kubigusuzuguriramo ariko biraryoha gushaka umuntu watangiye azera umurebana ese yanywa inzoga wow inzoga uri umukobwa mwiza ushaka kungurira se ndakubaje ngo inzoga yego ako ntusinda ntabwo sinda baje turaga tureka turanywa ako katuri kose ntabwo ariko banywa utazinywa nyine ngo n'uburenganzira bwako jewe nta kibazo ufite abakise benshi ntabwo ari benshi ariko ntacyo ntabwo ari benshi hari abakise bigeze bakubenga kumbe bagute ngo ujye tubane yakakwanga kugukubita indobo ujya washituka wenda yashatse bitewe n'impamvu ni ikihe kintu cyatumaga batakurongora bakarongora abandi ngiye kukikubwira ufite nyabingi icyo gihe nta mafaranga nabaga mfite nkabona nk'umukobwa yikubitiye boyfriend wanjye imodoka umutima gadashaka wa wundi ufite iyo modoka nukuvuga ngo bose bakundanye bose barabongoye barahuye ntarabo bataranguye bakizerera nka ruhumbi ariko nyine benshi bagiye kubwira abahungu usanga mudashakanye kubera iki ukumva yashatse hari ibintu akurusha cyane kuko abahungu b'ikigihe nabo basigaye barabaye bamubazi barabara abakobwa babara n'abahungu babara none se wakundana n'umuhungu mutaryamana yego abo se urukundo no kuryamana ndetse urukundo bongera kuryamana n'umuhungu byongera urukundo cyangwa birugabanya according to you mwese ushaka kurwanya cyangwa byongera kuri wowe kuri jewe nakumva ko rwarugabanya nta byaba ariyo mpamvu bagendaga uyizoze mbaha uyizoze mbaha none bagendaga sindabiza n'imari niyo bagendaga nyine bagiye ko hari ubushobozi ntabwo njigi nanyi ikene niyo ngo saba bagendaga bazaga bakurikira amafaranga baragiye abenshi bagendaga bagiye mu byisumbuyeho ubanje ubu ni isugi yego tuzabibaza muganga nzi kwa muganga ntabwo ntibwabimira ko kuryamana n'umukunzi mbere yuko byongera urukundo cyangwa birugabanya hari igihe byarwongera cyangwa bukanarugabanya ni ryari rwongera cyangwa ryari rugabanuka iyo yagukunze abukurikiye ibyo ngibyo ariko hari umuntu ugukunda rwose atabigukurikiye avuga ati ndagukunze tuzabikora ariko twimariye ese kuryamana mu rukundo ni ngombwa uko abantu bakundana ni ngombwa ntabwo ari ngombwa rwose sex intervene mu rukundo cyambere n'ibikorwa mukorana bisanzwe uburyo mubana
utazigisha abana n'abandi mico mibi gukora sex utarabashaka ntabwo ari byiza si byiza si byiza niko byanze oya ni nabyiza kubera yuko kenshi iyo umuntu aryamanye n'umuntu yaramufitiye amatsiko cyangwa se yumva ibyo ashaka arashira bigatuma ugati bijyane kwa kunda ni kuna meze ngo rugira abandi batsiko batari bakwereka ugatangira kumva kugitse umva ushaka abandi bashyashya ati nihe mpamvu yatuma mushyira mu rugo kandi cyo nari mukeneho ufite experience mu rukundo ngiye kubaza iki kibazo ni ibihe bintu watuma ukorera umukunzi wawe bigatuma murambana ufite experience mu rukundo byinshi mu rukundo arabikoze ibyiza ni bibi bikeye ni ibihe bintu wakorera umukunzi wawe mu rukundo mukarambana giti mu jisho tubwire wajya ha gift umusheri wawe kambikubwira uretse wajya ha gift umusheri wawe urumva wajya umusohokana kwa wishyura facture yego wajya umpa message za buri gitondo bonjour bonsoir nimugoroba hari abahungu birambirana ibyo bintu nanjye kumpa message mu gitondo bonjour sasa ngo wariye wanyoye wapi wamubaza ngo wari utaramugaburiye yego ibintu byose wakorera umuhungu ntabwo byashaka kongera gutuma umuhungu agukunda umuhungu agukunda igihe afashe decision ko ashaka gukunda wowe biterwa n'uri kubikorera uwo ari we hari igihe ukora ibintu byinshi oya hari igihe ariko hari igihe ubikorera umuhungu nagukunda sibyo kandi ntabwo utagize ukajya namwinginga ngo dukundane ukajya muha buri kintu cyose nyine n'iki wakora ngo wigarure umutima w'umuntu kugira ngo ukunde kandi birahari ibyo wakora mumbwire twagiye mwicare oya reka nkubwire Obama urabikora akagenda umuhungu ataradesiza gukunda umuhungu ashaka kuvuga ati umuhungu ataradesiza kumva akagomba gukunda yose nashobora gukunda kandi akabona ko akaguha urubuko umuhungu aranagukunda utabimukorera akagukunda utamukoresheje kimwe wowe ukunda n'umutima nama we wose n'umutima we wose hanyuma wowe utabikora sibyo ngiye nshaka nta kintu harya mashini ifura bayita ngo iki mu cyongereza machine à laver oya mu cyongereza kena twiza mu cyongereza oya ibyo bita ngo iki mashini ifura ngo randi baza kuno byita ngo biki ibintu nk'ibyo ngibyo bazagugo si harimo ngo naho nashaka kubwira turamusuhuje noneho wiki message yatambutse shafa ifite amagambo agine kubera yuko no kuvuga ngo hari idakorera umuntu ikintu ariko sira kigukunda sibyo ariko n'igihe ukorera umuntu ikintu ukakimukorera wowe ubwawe kigatuma wa muntu yicara akiga akitekerezaho akavuga ngo nta wundi muntu ugeze nkora ibintu nk'ibi ngibi uyu mugore anyitaho ndaguha urugero ko wanze kubivuga ndaguha urugero icyo ushaka gukorera umuhungu ntakugende ntagucike ngewe nkanjye nk'ubu ngubu mba muri geto ndibana uraje kunsura uri umukobwa mpase ibirayi ndagutekeye ureba kiza agafiriti mu gikoni ureba ndaje ndakugaburiye isahani uyitayaho ntunayanduruye twabongo ko tukishyira mu bwonko twafata n'inyabingi icyo ngicyo isahani ntuyanduruye uraje nimba ugiye nko mu cyumba cyangwa winjiye n'ibikweto byose n'ibiki byose bibiraho ibintu byose uteragura hejuru sibyo ubusanzwe wenda hari nk'umwanda aho ngaho ntunawukuye byize ngo ugenze gutya na gutya usanzwe nawe yashaka numva nshonje ntunavuze byize kandi byize nteke ntabwo uri umugore wanjye nabonye gukoresha gatuna bweri ariko uri umukunzi wanjye kandi witegura ko nazakurongora twebwe rero abagabo dushimishwa n'utuntu dutoya dukeneye abakobwa nyine tubona ko bitoza nyine kutwereka ko bari hafi kujya muri za nshingano zo kumva ko bashaka kujya muri wa mwanya wo kugira ngo tureke aho tuzarongora uko ibyo ari byo ko byagenda kose ntabwo nzarongoranya bingi ba mu kabari ntabwo nzarongora isatura ihora iguruka dukeneye wa mukobwa ufite umutima ereka no kugira ngo umuntu akurongora avuga ngo ngiye kudesida kurongora wowe nuko hari icyo aba yarabonye nuko hari icyo yarabonye utandukanye n'abandi urukundo ni iki se mapenzi si maneno mapenzi ni vitendo sa magambo ni ibikorwa bya bikorwa rero nkorera kuko isi umuntu ashaka kuvuga ngo uriya muntu tuzi ko akunda n'abakobwa benshi yarakinnye yabazengurutsemo pe ariko arongoye imbeba iyo mbeba rero niyo yabonye yakubaka amabati iyo mbeba rero niyo yabonye yakubaka basuko kucyo ushaka kumbwira nanjye urundi rugero ndabizi ibyo mvuze arabyemera ndabyemera ko ariko shafira akazi ni byiza ariko kuti ngiye kuvuga ikintu kimwe umukobwa uzi gukora akazi ni byiza ushaka gukora twose no kwitaho no kwitaho ariko mubwire niguti ngiye usasana ndi muri ghetto mfite abakozi babiri mbashoboye kubishura nabimenyere narakuze ndi wacu hari abakozi n'urugero ngo hayi sibyo ucyo ukora akandure sana ndi ku meza da ako nago nzi wanyu kugira ngo mahindure umwero harabaye mukara je nago nzi abakozi babiri wanyu urugero ngo hayi ariko ngiye bose bafite abakozi babiri je warugira ngo mvuze ngiye yego umuntu ashaka kubera kuze wawe wenda bamukora niyo waba ufite abakozi babiri iwanye ariko wakuze hari ibintu ugomba kumenya nk'umwari sana kuyandurura si cyo kuvuga ngo yandura rero ngiye kwandura abasahani ndakoza abasahani yawe nkasanga ikariso iteguye hariya isutiye hariya ntiyashashe buri wese babwamaga shaka doko utakoze amasuku hano sha tanti kora amasuku hanga ariko si buri mubi qu'est-ce que c'est
nabikora wajya kurabura bikora none njye ngo bikora wawe ushake n'abandi ntushake ibyo bigaragaza ko uwo mukobwa singushake ujye gukora singushake hanyuma usuje umukozi wanyu uvuga ngo urarushye none se wabarika nkubaye ntabyo wankora komeza barimo barakureba uzabura umugabo ari umukobwa w'umuco ku buryo ibyo wagenda ntabyo wakora icara wigaho ndi kukubaza kuko umukobwa yaje agakoropa akakogereza izo nkweto z'akazi kukubaza gahinduka umweru icyo nicyo cyagaragaza ko nicyo wagendera attention il y a un serpent attention s'il te plaît là quand vous sobanurire buriya niyo ujyanye umukobwa kumwerekana kwa nyoko bukwe cyangwa se kwa so bukwe baramubona akavuga ngo uyu ni umugore muzima kumura niki eida amagambo mvamo comportement uko yitwara na za nshuti ziri aux alentours cyangwa zimukikije zazindi bagendana iyo zose rero kwa ko ino kera umuhanga yahozeho nizo nshuti rero zaza kuvuga ngo uyu mukobwa ni mwiza wa murongora Sabine wamurongora ariko ntiwarongora Aston wamurongora ariko ntiwarongora Sabine kubera yuko bo hari uburyo babazi imico tujya kureka nkazanye umuntu kubeye twebwe usibye byanyu byo guhubuka nk'abatipe twatinze gushaka nanjye nishiremo ngewe nzajya kurongora umugore nzajya kurongora nzaba muzi singuki ntabwo nzahubuka mina kwambia ntabwo nzahubuka kubera ko mwese ndabazi nuri inyuma ya kamera ndamuzi n'abandi ushobora kutavuga ngo hagati narongora anje nkagusika cyangwa ngo narongora we cyangwa anje nkamusika sibyo twese nubu bavanga utina mu nyama ukajyana amagufa ugatoragura amagufwa ariko nge sinatoragura amagufwa ko narayabonye zose narazibonye kurumvura narabibonye nese mu rukundo twe turiga ngiye nkundana n'umuntu nkavuga ngo maranye nawe umwaka cyangwa imyaka 2 nkavuga ntitwabana namara kuze nkabana ko byose rero ngewe nima nkereye kubana reka nkunani nawe cyangwa mbane nawe amundi ko namaje kubona ko ari tandukanye ryabo afite paraporo y'abandi buriya kurongora ntazajye umuntu kubeshya si ibintu biza kano kanya kurongora ni ibintu ncara ugaplaninga kurongora si ikigare ntazajye mu rubuye mugenere mu kigare ngo ya muntu ngo afite amafaranga kandi kurongora mbabwiza ukuri ni ibintu mugomba kwitondera bana banje impamvu ari mugomba kwitondera mukicara mukiga buriya umuntu muzajya kuvuga ngo mugiye kubana karamata ubuzima bwanyu bwose ni ibintu byo kubanza gutekereza ntabwo ari byo gukinamo kwigaho uvuga ngo tuzabana karamata ubuzima bwacu bwose nimba wenje ngasohoka nujya gushaka uzibiza vuga ati reka mbishyize ku ruhande hari ibyo wigomwa kabati ngiye kurongora ibi ngiye kubishyira ku ruhande narakinye narengoyinze ariko this is my time ngomba kubaka none mu gikino uvuga ngo shatse umugabo akaza gukora umugabo nukundongora mu gitanda akaza ngakora nukubyuka ishati yatewe nkagenda ntago umugore w'umugabo mwicare mwige ibintu mugomba kwicara mukabimenya mukamenya kwitwararika mukarongorwa vuba vuba kandi muranakuze ubona babahaye inama nyine twese turagenderaho murakoze ku nama yanyu sawa ariko twigirwa nuko nushaka nasoza ikiganiro murakoze ku kiganiro twavuze pe tumaze nk'isaha tuvuga cyane akandi cyaryoshye cyagenze neza ikindi se twaganiraho nta kindi ibyo ni ibyawe niba dutumiye natwe ibyawe turakubaza nta kindi simbizi Sabine ngo Sabine icyo ubwira abakunzi bawe kureba kuri kamera yako ngira ukuri yamvugisha ukuri icyo ubwira abakunzi bawe kuri uzi ko nta n'umutima mwe nigirira birakureba data ni byiza ndabese binatuhusu Sabine agiye abwira abakunzi biwe narababwiye ariko abakunzi banje ba Sabine ndabakunda cyane bashishikaje kujya mureba filime umuntu kunavuga yiri ariko murakoze ndi umwari nawe isezera abakunzi bawe ngewe ni bisanzwe ariko genda bakunda ngewe icyo nababwira ni kuri Imana sigikora ngo beke mwangiza ubundi ndabakunda birenze ko mubitekereza mukande subscribe kuri umuntu series ariko bitaraho honyine gusa mugaruke no kuri Aston TV show ni byiza ko dushyikirana Aston ni umwana mwiza ni inshuti twaganiriye twatebeje nta mutima mubi ni inshuti nziza aho zadutumira nyine tuzagije tuganira by'umwihariko ariko ategura ibiganiro byiza muzanabiri hari ibindi biganiro byagiye bitamuka biriho mwabireba mukabisanga inshuti zanyu mukamushyikira mukamuba hafi mukamushyiraho comment ibihe byiza kandi nababwira ngo turabakunda ibyiza biri imbere thank you so much nukuri murakoze nanjye ndabashimiye abadukurikiranye kandi mwakoze kuza kuri Aston TV show n'utanimba cyane muzanabana imbere cyane okay murakoze abakunzi bacu abakunzi ba Aston TV show nubwo ari bakeya ariko turacyashaka n'abandi bariyongera bakomeze biyongere guys nukuri mudufashe mukore subscribe byose mubikore so ndabakunda mwakoze kudukurikira ciao naho utaha bye thank you